Ndabasuhuje cyane mwebwe dukomeje kubana kuri YouTube channel ya Mazarex, ni ukuvuga ngo noneho muri aka kanya ngiye kukwereka ukuntu wagurisha USDT muri OKX. Nimba wamaze kugurisha crypto iyo ari yo yose, ushobora gufata za crypto cyangwa za USDT baguhaye cyangwa se ya madolari yawe ugahita uyagurishamo amanyarwanda akakugeraho. Ni ukuvuga ngo ushobora guhita uyabona kuri momo yawe, nicyo kintu ngiye kukwereka muri aka kanya, kurikira neza. Gusa kugira ngo ugurishe hari ibintu ubanza kureba, urabanza wenda reka turebe muri OKX. OKX yanjye nk'uko ubibona mfiteho amadolari 41. Mfiteho amadolari 41. Aya madolari kugira ngo nyabone nza hano hasi, ahangaha muri asset, nkaba ariho nkanda kugira ngo ndebe aho aherereye. Reka dukande kuri asset, kubera ko maze kugurisha crypto biransaba noneho kureba aho aherereye. Aya madolari 40 dore ngaya aherereye muri trading. Ni ukuvuga ngo rero aramutse aherereye muri trading ntabwo ushobora kuyagurisha ngo baguhe amanyarwanda, ahubwo wowe wayaguramo crypto, cyangwa se nk'uko nanjye maze kugurisha crypto cyangwa se ifaranga ry'ikoranabuhanga akaza hano, yari ari muri trading akaza hano, ubu nagura izindi akiri hano. Ariko kugira ngo nyabikuze ajye kuri mobile money binsaba kuyataransiferinga nkayajyana hano hejuru muri funding. Ni uko agomba kuba ari hano muri funding. Kugira ngo ajye muri funding rero bisaba iki? Urabona hano hejuru, hano handitse transfer, niho ngewe nkanda. Ninyakanda reka nze mbibereke step by step, ndakanda hariya kuri transfer nk'uko nabiberetse. Nimara gukanda kuri transfer bashobora kuvuga ngo ngiye gutaransiferinga mbivana muri funding mbizana muri trading. Nicyo kintu ngiye gukora? Oya, ahubwo ngiye kubikura muri trading mbijyana muri funding. Niyo mpamvu ndi bukande kuri aka kantu, kurikire neza. Ndakanda kuri aka kantu kugira ngo ibyari hasi bijye hejuru n'ibiri hejuru bijye hasi. Ubwo ningakandaho urabibona noneho birahita byerekana ko amafaranga agiye kuva muri trading nihari ajye hehe? Muri funding hano. Ubwo kugira ngo noneho mpite nyatwara yose ya madolari yanjye, dore ngaya hano hasi 41, ubwo ndakanda kwa aka kamenyetso ka max kavuga maximum. Ndudashaka kuyajyana yose nakanda hano handitse amount ngashyiramo ayo nshaka, ariko njye ndashaka kuyajyana yose. Ubwo rero kugira ngo nyajyane yose ngewe ndakanda kuri max. Nindangiza mpite nza hano hasi, kurikire neza, nkanda hano kuri confirm kugira ngo ave muri trading ajye muri funding, mbone uko nyagurisha bayampe kuri momo. Ubwo icyo ni icya mbere byarangiye. Reka nze ngaruke inyuma gatoya noneho mbikwereke. Urabona ko ya madolari yari ari muri trading hano yavuyemo, dore hasigayemo 0 n'igice kimwe, yagiye hano muri funding, dore yagiye muri funding. Icyo nicyo kintu cya mbere ubanza gukora iyo umaze kugurisha crypto. Icyo kirarangiye, amafaranga uyashyize aho agomba kugurishirizwa. Ubwo noneho ukiri aho uhita uza hano kuri OKX, hano kuri home, hano hasi ibumoso nimba uri kuhabona, niho uhita uza ugakanda. Iyo umaze gukanda hano, ikintu uhita ukora, urabona ko nahakanze rwose. Ubwo ikintu mpita nkora rero, ndazamuka hano mu iguni mbikwereke neza. Hano mu iguni, hano hari utudomo tungahe hano twanyuze tunakora KYC, niho nkanda. Nimara kuhakanda urabona noneho hano harimo option yitwa peer to peer trading. Iyi peer to peer trading iyo uri umuntu mushyashya bisaba ngo wemezemo nimero yawe iri muri mobile money, urayikonfaminga, ukanakonfaminga wenda kuzajya ubona utu message kuri email. Ibyo urabisetinga, ni ibintu bisanzwe. Ubu noneho uhita ukanda hano kuri peer to peer trading. Reka mpakande. Iyo umaze kuhakanda uhita ubona abantu, urabanza ukareba se ko makanze hano hantu ifaranga ririmo ni amanyarwanda. Urabona ko handitsemo Rwandan friends, ubwo ni amanyarwanda. Ni ukuvuga ngo idolari rimwe uyu muntu, ariko hampingukiye haba hasi icyatsi kibisi ni kuri buy. Kugira ngo tujye kuri sell tujya hano, dukanda hano kuko ngiye kugurisha amadolari, urakanda hano kuri sell. Noneho numara gukanda kuri sell
urabona biba byerekana ibiciro rero. Ikintu cya mbere ubanza kwitondera, urareba ese uyu muntu ari online? Iyo ari online agatara kaba kaka, nk'uyu wa mbere dore akazimye, aha ngaha niho haba hari agatara ntagahari. Uwa kabiri ngaka agatara karahari, buriya ari online nk'uko mujya mubibona kuri WhatsApp na Facebook. Uyu nawe dore ari online, icyo urakireba. Icya kabiri ureba ibiciro byabo, ni ukuvuga ngo uyu muntu wa mbere idolari arigura 1972, ariko ahera ku mafaranga y'amanyarwanda angana na miliyoni 12,900. Ayo se hari ubwo tugiye kuyabikuza? Miliyoni 12 zo ntazo. Nubwo idolari arigura kuri menshi, ariko nawe yashaka amafaranga menshi. Uyu wa kabiri idolari arigura 1356, ahera ku bihumbi 2,000 kugeza ku bihumbi, kuri miliyoni 52,917,220. Mbo urabona biba bihindagurika bitewe n'uko agurishije. Uyu nguyu nawe idolari arigurisha 347, ahera ku bihumbi we 20. Dore wa undi waheraga kuri 2,000 ahise ashyira ku bihumbi 40, nibyo aheraho. Okay, ubwo noneho ikintu ureba rero, iyo umaze kureba ibi, urareba ngo ese ngewe ubwo ndisanga hehe? Amafaranga ngiye kubikuza nibura ageze ku mafaranga umuntu aheraho, ese si munsi yayo? Icyo nicyo kintu utekereza. Nk'ubu ngubu ngiye kubikuza amadolari 40, ubwo byanze bikunze uyu muntu wa kabiri niwe twakorana, ibihumbi 40 birimo. Ubwo rero ngiye kumugurira, ariko mbere yo kumugurira, ikindi kintu ushobora kubanza kureba, reka hamba mbe mparetse tujye muri Binance. Hari igihe ushobora kugurisha amadolari yawe muri OKX uhenzwe, ugasanga nyamara muri Binance bari kuyagurisha, ugakuramo amanyarwanda menshi. Reka turebe kuri Binance, naho ukanda hano kuri wallet, ni ibisanzwe. Wamara gukanda kuri wallet, uhita uza ugakanda hano hantu handitse funding, ngira ngo urahabona. Amafaranga ari muri funding niyo ugiye kugurisha kuri peer to peer. None iyo umaze gukanda hariya kuri funding, ngira ngo urayibona, uhita uza ugakanda hano handitse P2P. Ubwo ni peer to peer, ugiye kureba uko ifaranga aho rihagaze, uko bagura. Bibaye ngombwa wayavana muri OKX ukayazana hano muri Binance. Naho muri Binance twagezemo, ngira ngo urabona ko twahise tubona twahingukiye mu kugura. Turakanda hano mu kugurisha, kuko twe dushaka kugurisha, ibyo kugura ntibitureba. Dukande muri seri. Urabona naho hari abantu baba bagura idolari. Urabona nk'uyu wa mbere biragaragara yuko idolari arigura 1367, ariko ahera kuri miliyoni 1,998. Uwo nawe urumva afite, ntabwo twakorana. Uyu nguyu wa kabiri nawe idolari arigura 1368, agahera amafaranga ashobora kwemera guheraho ni 100,000 nibyo yakubikuriza. Kadukomeze. Turajya kuri uyu wo hasi. Uyu wo hasi bita Alan, uramubona hano, idolari arigura ku 1368, agahera ku bihumbi 20, akageza kuri miliyoni 1,124. Wamubonye uyu nguyu. Ubu nguyu twagura. Ariko ushobora kwibaza, ese amafaranga kuyavana kuri OKX nyazana kuri Binance ntibihenze? Mu by'ukuri bankata idolari rimwe. Ubwo bisaba gukuba rero. Urabona hari abagura ku 1350 muri OKX hamwe twari turi, urabona mbonye kubagura ku 1364. Tujye muri OKX mbikwereka aho twari turi, ho baguraga. Umuntu nabonye twashobokana ni 1356. Uyu nguyu. Ndabona noneho yanamanuye, yashyize ku bihumbi 2,000, yagaruye ku bihumbi 2,000 ko ariyo yaheraho. Nawe yishyura akoresheje mobile money. Aka kantu mukarebe nako, ujye ureba ko uwo muntu akorana na mobile money. Uyu muntu rero ushobora kureba, ese ko ari kugura ku 1355, mu gihe uri ari 1360 nangahe? Mu madolari 40, byanze bikunze
nshobora kuba mfitemo inyungu y'amadolari 4 nahomba, reka turebe amadolari 40. Ibyo byose ni ibintu umuntu abanza agakarikira, niyo mpamvu ndi kubibereka gutya. Reka mfate karikiratirise nkube ndebe, kugira ngo ndebe aho mpomba, ndebe ko nayatwara kuri Binance kuko mbonye ariho bagura ku mafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo mfashe amadolari 41 niyo mfite, ngakuba n'igihumbi 355, harimo ibihumbi 55. ngira ngo ibi murabibona, ariko ubwo ni ibihumbi 55,550. bankase idolari, ngafata amadolari 40 ngakuba n'igihumbi 300, twabonye ko ari 64. urabona harimo ibihumbi 54,500. ubwo icyiza ni ukugurishiriza kuri OKX, kuko kuri Binance nubwo byagenda kuri bankase idolari ryo kohereza nahomba. Dear friend, nubwo mba ndimo mbigenza gutyo ukabona video yasa nkaho ibaye ndende, mba ndi kubereka ibifite umumaro. Ubwo rero Binance ndayihorera nze kuri OKX, kuko nagereranyaga nyine ibintu byose umuntu aragereranya. Bivuze ngo rero ngiye kwigurishiriza amadolari yanjye kuri uyu muntu ugura n'igihumbi 355, niwe ngiye kugurishaho. Ubwo nyine umuntu ngiye kugurishaho ni uyu nguyu, nimba mwabibonye. Kuko we ndabona hazamo ibihumbi 2, hakongera hakazamo bingahe, ndabona nawe nagejeje kuri 60. ubwo niwe tugiye kugura, uyu witwa Crypto 250. ubwo icyo mpita nkora rero kugira ngo mugurishe amadolari, nkanda hano handitse seri ahangaha. ubwo ndakanda kuri seri. nimara gukanda kuri seri gutya, ni ibintu biba bisanzwe. seri USDT, urabona ko ngiye kugurisha USDT. hano nagashyizemo amount, ariko ndayagurisha yose. ubwo ndakanda kuri max, hazemo maximum. ubwo yose yahise azama amadolari 41,34. ngira ngo urabibona yuko yagezemo hariya. noneho rero ikintu ngiye gukora, wa muntu tugiye kugura, reka nsubire inyuma gakeya ndebe ko wa muntu akoresha mobile money. icyo kintu turakireba tucyitaho, ngiki arayikoresha mobile money. ubwo ndakora kuri seri nk'uko nari nayikozeho. uyu muntu mugurisheho, ndamugurishaho kabisa kuko namaze kubona ko tukorana. ndakanda kuri max nk'uko nabiberetse. ndahita rero manuka nkande hano handitse ngo sell USDT with 0 fees. ahangaha niho ngiye gukanda, nawe urebe uburyo uri bubikuze rwose. nimara kuhakanda, barahita banyereka ko ari bungurire gutya, nkari bwakire ibihumbi 56. ni na menshi, ya mafaranga abaye menshi. ngaya yo ndi bwakire amadolari 41 arangurira kuri aya mafaranga. nimara kubona ibi ngibi, ndakanda kuri seri. ndahita nkanda hano hasi kuri seri muhabone, utazavuga ngo hehe, dore ngaha. ubwo ari bumpe ibihumbi 56. ni nkako nabifata. ubwo ndakanda kuri seri. ndabona bari kunyereka ngo too many requests, ariko ubwo ibyo biraza kuvamo. ndongera nsubiremo nkande kuri seri. afite requests nyinshi, niyo mpamvu biri kugorana, ariko urabona ko kuguraho tugomba kugura. bisaba rero gukomeza nkagerageza. afite request nyinshi, bari kuvuga ngo too many requests. ubwo wenda hari abantu benshi bamusabye, kimwe nk'uko nshobora no kubona wenda atafite izo request nyinshi nkamureka. nshobora kubona afite request nyinshi nkamureka kubera yuko ubona byanze. kanongere ngerageze ndebe. hanzeho hano nkongera nkakanda kuri seri. mu gihe bitaremera, ndabona byemeye. nari bujya ahandi, ubwo ngiye gushyiramo wenda nyine password yanjye kugira ngo mbashe kugurisha nawe. murihangana, video bisa nkaho ibaye nini, ariko ni ukwiga. this is no biranze. reka nongere nkore kuri seri. this ad is no longer available, please choose another ad. ubwo biransaba guhitamo undi muntu kuko uyu byanze. ndagaruka kuri back.
uyu muntu wari ugiye kungurira gutya byanze, reka byange, yari ari guhindura amafaranga ndabona yamanuye, muri kumbonera ukuntu amafaranga y'ikoranabuhanga n'amadolari bimanuka, bigenda bimanuka cyane, ahise agera ku 1340, yari na 50 nangahe, ubu ngiye no kuri Binance nasanga naho ryagabanutse, reka nze ngereyo ndebe, urabona ibyo napangaga bihise byanga, ubu kuri Binance naho bagiye kumanura ibiciro kubera ko amadolari yabonetse, ariko ndi kubona nk'umuntu wangurira kuri 360, nguyu ni benshi, amaherezo niho ndi bujyane, ubwo birongera binsabe gutera imibare muri calculatrice, biransaba gutera imibare kuko urabona nyine urebye nabi wahomba, amadolari 40 nk'ibyo 600 harimo ibihumbi 54. None se mfashe amadolari 41 ngakuba n'igihumbi 300, nabonye yenda 46, amenshi aracyari kuri OKX, ubwo nicyo kiri kugaragara, ndaguma kuri OKX rero, ndaguma kuri OKX, ubwo niyo ngiye kujyamo kuko ndi kubona ko ahandi biri guhendesha, ndigarukira muri OKX, ubwo ndemera mugureho uko biri kose, ndabona ari 347. Noneho kiripto yanavuyemo, njye ngiye kwigurira n'uyu muntu, uyu nguyu uhera ku bihumbi 20, niwe ngiye kugura, ubwo ndakanda kuri seri, idolari riri kumanuka, gusa ntibigutere ikibazo iyo wamaze kugurisha n'ejo wazagurisha, urabona ndakanda hano, n'ubundi nze hano hasi kuri seri USDT with 0 fees, nindangiza nkande kuri seri, baba bambaza nimero yanjye ya momo ibirimo igaragara, ubwo ngiye gushyiramo umubare wanjye w'ibanga kugira ngo ngurishe n'uyu muntu, wa undi wa mbere byanze, ubwo yandangaranye nyine ndahomba nta kundi. Uyu nguyu birakunze, barambwira ngo safeguard your peer to peer trade, scammers have been on the rise recently, please note the following, never release your crypto if you haven't received the payment, OKX never holds cash in escrow, nuko nyine ntuzakore kuri I have received the payment utayakiriye, ibi ngibi niko bimeze, ubwo urategereza amafaranga akabanza akakugeraho kuri momo, ndakanda kuri OK, iki kintu cyumve neza, amafaranga nimba utarayabona kuri momo, wikanda kuri I have received, wikanda kuri release crypto, ubwo ukurikire, nkanze kuri OK, ubu uyu muntu niwe ugiye kungurira, kugira ngo urabona ko n'ubundi ntacyo nahombye cyane, araza kumpa ibihumbi 55,688. Uyu muntu rero uri buze kungurira, ni ukuvuga ngo yitwa nde, yitwa Armeniyo yita, niwe uri buze kumpa amafaranga, ni ukuvuga ngo ushobora kwibaza ngo none se ndategereza arayampa ryari, ni ukuvuga ngo ngiye gutegereza, baba baduhaye igihe nibura ko ari bunyishyure mu minota 30, dore hasigaye 28, iki nicyo gihe baba baduhaye, ni ukuvuga ngo rero ngewe ikintu ngiye gukora, ndategereza iyi minota nishira, akaza kumpa amafaranga, nkabona ampaye amafaranga, ngenda ahita nkora kuri release crypto, ni icyo ngicyo uhita ukoraho, ukongera ugashyiramo umubare wawe w'ibanga, biba bibaye, ubwo bikunaniye wanyandikira muri comment nkagufasha, kora subscribe rero kuri YouTube channel, nimba ubona ibintu byagenze neza, ubu ikintu dutegereje nyine n'iriya minota, akampa amafaranga nanjye ngakora kuri I have received payment, urabona hano hasi handitse release crypto, afite ahantu ahita akanda bigasa umukara, ku buryo mbasha nanjye kubikirikaho, ubwo ni ukuvuga ngo ntegereje rero ko ari buze kuyampa kuri momo, ubundi nanjye nta nubwo ari ngombwa ko iyi minota ishira, ishobora no kudashira, gusa ntitwaba tukimutegereje, nuko bigenda, ntegereje rero ko ari buze kuyampa, noneho nanjye nkahita nkanda kuri release crypto koko, maze kureba kuri mobile money yanjye ko aya mafaranga yangezeho, ngayo nguko rero, nuko nguko ushobora kugurisha amafaranga bakakugeraho, ubwo nuko nugira ikibazo wandike muri comment ndagufasha, ndabakunda cyane, cyangwa se ushobora kunyandikira
kuri WhatsApp cyangwa se ukanampamagara kuri 078 045 73 62 nkagufasha nta kibazo, byanaba ngombwa nimba utaba muri groupe yanjye ya interested coin miners nkagushyiramo. Sawa ndabakunda cyane.